nakunze ko wanabivuze neza ngo uzana umukobwa utazi. Nubundi ngo umwana utabwirwa yishe inyoni itaribwa. Wowe urifashe, kandi ibyo bintu musigaye mubikora. Wambwiye ko wavuye Nairobi, iyo wavuye muri Amerika ho nari kongeraho n'ibindi. Umuntu arifashe, atuye muri Amerika, atuye Nairobi, arashipinze, niko basigaye babyita. Urashipinze, uzanye umukobwa ngo baramukurangiye, ukoza amakosa 3. Aho ubu nyine abadivorce bashingirwa kandi bagashingirwa n'uwashingiye ijyandowa ya mbere. Ikibazo kigaragaye ati ushaka uragenda ugakundana n'umukobwa mutaziranye, washika akakunanira, watekereza kuzagumana n'uwo musaraba iteka ryose, ukabona bitazoshoboka, ukawuvaho. Habe na Yesu nuko yawugiranye igihe gito, ariko ibiteka ryose wenda byari kumugora. The moment we've been waiting for. Halal Africa proudly presents Praise Unlimited, Africa's biggest voices in gospel music. Featuring Ben and Chance, Lebo Sekobela, John Meto, Once More 6, Evelyn Wanjiru, Bella Combo, True Promises, and many more. Sunday, October 25th. Secure your seat today at www.ticket.rw. Don't just hear about it, experience it. Ngira ngo ubaza wese arabaza kucyo muri kuvuga. Ikibazo kiranje kiragira kiti mwahere ku mazina. Nitwa Kaguje Bonfils Gipfizi, tuye Nairobi. Ikibazo mwabwirije muri kuganira mukoze ku kibazo c'abashakanye. Twakuze tuzi ko gushaka ari rimwe no gushakwa ari rimwe. Yego. Tukamenya ko ubugira kabiri bari baradukanze ngo tuzoja mu ijuru. Yego. Bigeze muri no minsi biza guhinduka, tumenya ko mahitamo ya kabiri bishoboka. Aho ubu nyine abadivorce bashingirwa kandi bagashingirwa n'uwashingiye ijyandowa ya mbere. Ikibazo kigaragaye ati ushaka uragenda ugakundana n'umukobwa mutaziranye, washika akakunanira, watekereza kuzagumana n'uwo musaraba iteka ryose, ukabona bitazoshoboka, ukawuvaho. Habe na Yesu nuko yawugiranye igihe gito, ariko ibiteka ryose wenda byari kumugora. None ukavuga ati kugumana n'uyu musaraba nubundi sinzoja mu ijuru kuko ikibazo cyawe kikabikiye. Niko ikibazo cyanze kagese uretse uwo nguwo ukaza n'undi mubana neza kandi mukumvikana mu mahoro mukazogerana mu ijuru, sibyo byokoroha. Eske ni icyaha kugumana n'uwo wari ukugoye nico ciza, cyangwa gusiga wari ukugoye ukaza n'undi mwiza nibyo byiza? Reka tubanze duhere ku itangiriro, sibyo? Nakunze ko wanabivuze neza ngo uzana umukobwa utazi. Nubundi ngo umwana utabwirwa yishe inyoni itaribwa. Wowe urifashe, kandi ibyo bintu musigaye mubikora. Wambwiye ko wavuye Nairobi, iyo wavuye muri Amerika ho nari kongeraho n'ibindi. Umuntu arifashe, atuye muri Amerika, atuye Nairobi, arashipinze, niko basigaye babyita. Urashipinze, uzanye umukobwa ngo baramukurangiye, ukoza amakosa 3 mu gikorwa kimwe. Icya mbere, uwo mukobwa ntumuzi, sibyo? Kuba ari umukobwa uzwi na so wanyu na nyoko wanyu, ntabwo bivuga yuko azaza ahuye nawe. Hakiyongeraho iki? Ndagira ngo iki kintu muzacyitondere. Kera abantu benshi baravuga ngo nuwo kwa bishop, ngo nanjye nduwo kwa pastori. Buriya kera byagiraga agaciro kubera iki? Bishop yabaga atuye hano, pastor atuye hano,
n'umwana akajya yitwara neza kuko azi yuko papa ari hano hirya. Uyu muntu wamufashe umujyana Australia, nta so wanyu ubayo, nta nyoko wanyu ubayo, nta ndubayo, ageze yakwereka amabara yose y'umukororombya, warangiza ukavuga ngo ngo narongo ikosa rya mbere wakoze warongoye umuntu utazi. Siko bimeze, ntuzi yavuye, ntuzi uko yabagaho, ntuzi n'ibyo yakoraga. Ndabarahira kuba ari uwo mu banyu ntabwo bivuga ko ari umunyamico myiza, ko ari muzima. Kandi genda bibabwira ndi umupasitori, nzi ibyo mvuga. Icya kabiri, ntiwasenze. Mubwije ukuri, Imana yaravuze ngo iminani n'imigabane muzabihabwa n'ababyeyi, umufasha ugukwiriye uzamuhabwa n'Uwiteka. Nufata umukobwa ukumva baramukweretse ukanamukunda, yewe no gushipinga ushatse washipinga, nge nta kibazo mfitemo, ariko banza ubaze Imana ngo ariko iyi shipment wayihaye validation, washyizeho tick, wayemeye? Kandi niba utayemeye, cishamo towa, iyi relation izapfe ntarajya mu muriro utazima nkuko wawitaga, ntarajya ku musaraba. Ntiwabajije Imana, ntiwabajije umutima wawe, kuko nta mwanya wagize uretse kubona ifoto. Abantu musigaye mukondana ku mafoto, mbagirira impuhwe, sibyo? Icya gatatu, ntabwo wabajije abandi bantu uretse abo ngabo bakurangiye. Nzi neza yuko ubajije abantu bakuzi nawe bamuzi, bashobora kuvuga ati ariko character zanyu ntabwo zizajyana, imiriri ibiri ntabwo iturana mu rugo. Icyo si ikibazo. Rero niwikorera ibintu byawe utashyizemo Imana bikaguhambukana. Jewe nanjye ndi muri abo ngabo bavuga ati fine, none se ko wubatse nabi bigahambuka, byahambutse. Jewe rero itorero mbamo, waradivorushije ntitwongera kugusezeranya, biri muri protokole zacu, urongore, ntabwo tuzakubuza kuza gusenga, ariko sinzongera kugusezeranya. Ibyo biri simple, uretse ko nabyo ntabwo bikemuye ikibazo. Ikizakemura ikibazo nicyo nakubwiye, mbere yuko wiyangaja banza usubira inyuma ubaze Imana niba kandi waragezemo. Ariko mbanze nkubaze umusore wabajije icyo kibazo, ubundi iyo mugeze mu rugo iwanyu, na mbere yuko umuriro waka, mbere yuko umugore ahinduka umusaraba, ubundi murakijijwe? Ubundi wanyu mu rugo hari Imana ihaba? Erega abantu benshi baraza bakavuga ngo ibi nibi, ngo ibi nibi, nkabwo banza ugenzure niba iby'Imana isaba, kuko niyo yaba akijijwe ari umwana mwiza, urugo rutarimo Imana Satani arugendamo adasabye visa. Birashoboka ko batashobora kuba bakishijwe, ariko uvuze umva rero nkubwire, nibajije ikindi, niba badakijijwe oya wikwiharira ijambo, niba badakijijwe ariko se tujya dukora iri jambo rigenga abana b'Imana, ntabwo rigenga abapagani. Cyenge numva abantu bavuga ibintu babona ko igiye byo murimo kuvuga. Abapagani babiri ntabwo bategekwa n'iri jambo, bategekwa n'amategeko ya leta. None mu itorero ryanyu uwo muntu iyo mutamusezeranije ariko akaza gusenga, mu mubara nk'umukristo cyangwa mu mubara nk'umupagani? Oya, reka musubize. Umupagani wihannye n'ubundi je nari nanabafite. None se umupagani wihannye, je hari umuntu nigeze kubwiriza, ubuzima bwamucanze, yaradivorushije, ubuzima buramucanga, ndamubwiriza arakizwa pe, aramaramaza arakizwa, nza kumushyira mu mirimo. Abantu barangura atari ko washyize mu mirimo umuntu wadivorushije. Ndababwira ntoya, yewe uyu muntu kera kiri umupagani yaradivorushije, nyuma yo kudivorusa yarakijijwe. None se twese ntitwaje dufite ibyaha twakoze? We yakoze icyo kudivorusa, nanjye mfite ibindi nakoze mbere yo gukizwa. Ubwo yakijijwe, ibya kera mwe kubyibuka, sibyo? Yewe nkubwiza ukuri, ntumva ibyo ngibyo uvuga. Yewe nkubwiza ukuri, yaramaze kurongora, ndamufata nk'umupagani. Niyo mubwiriza agahagarara imbere y'iterana akavuga ati bene data, ubwo mu ndebo kera nkiri umupagani ntarakizwa,
nirukanye umugore aragenda nishakira undi, ariko ubu ndakijijwe. Ese ko umuntu yihana ibyaha yakoze, kuki wamubarira ko icyaha kimugumaho kandi yarakihannye akababarirwa? Ariko ibyo ni teoloji yindi tuzajyamo na ba bishop n'abandi twakira ikibazo cya kabiri tubishakire icyerekezo. We kwiharira ijambo twageze hirya hariya. Murakoze. Nitwa Muhoza Desire, nturutse mu ntara y'Amajyaruguru, niyo mpagarariye mu itorero rya Fosque. Nari mfite utubazo tubiri ariko nkaho ari kimwe. Icya mbere nuko numvise musa nkaho mugisubijeho, cyari kivuga ngo ese kubera iki abakristo dutangira kubaka nk'uko bisanzwe duhereye mu rukundo nk'uko rwo turimo twigaho. Nibaza nese kubera iki nyuma yo gukundana k'umugabo n'umugore bashakanye bari mu rugo babanye, nyuma hazamo divorce? Reka maze nsubize icyo ngicyo. Yego. Cyangwa niba icya kabiri gicomekeyemo kibaze nacyo. Icya kabiri nicyo kivuga gitya ngo ese ko byose bera mu rukundo, nkaba ngiye gushaka umukobwa cyangwa umukobwa agiye gushaka umuhungu, bagiye gushakana, muri rwa rukundo dushobora kubana, bishoboka ko dushobora kubana biri mu bushake bw'Imana cyangwa bitari mu bushake bw'Imana? Bishaka kuvuga ngo ese hari urugo ruriho rw'umugabo n'umugore bashobora kubana bitari mu bushake bw'Imana? cyumvikanye. We nagicometse ubwo nacyumvise, rikaba ari nacyo mperaho. Hari ibintu bisigaye bintera umujinya muri iyi minsi. Ni ukuri, umuntu aherutse kumpamagara arambwira ati abahanuzi bansenyeye urugo, mfite umugore tubyaranye 6, none abahanuzi bamwemeje ko ntari umugabo we, ngo kuko atari Imana yamugeneye. Ndamubwira nti hamagara ribu. Simple. Hamagara ribu idukiza abangizi na ba rushenyi rw'ingo. Umuntu arifata ugafata umugore umaranye imyaka ubyaye 6 abyarana n'umugabo utamucuze, utamukubise, utamuciye inyuma, ukamwemeza yuko atari umugabo we cyangwa atari umugore we, ngo ntibiri mu bushake bw'Imana. Come on. Ndongora waruri. Kuki utambujije ntarajyayo niba Imana yaragukoreshaga? Ntabwo ibyo bintu icyo reka mbigiretse. Noneho rero uti abantu barongoranye bakundana, bageze hagati birahambuka. Bo number 1, gihe iteka ryose y'abarokore babiri. Hari n'umuherutse kumbaza icyo kibazo ngo abarokore babiri bashobora kudivorce. Ndamubwira ntoya, ntabwo abarokore babiri ba divorce, ntibibaho. Hari mu muryango wacu w'abana b'Imana hari ibyo tudakora. Tugira indangagaciro, tukagira na kirazira. Kirazira z'Imana 3 mu muryango. Kirazira ya mbere iravuga ngo kurongorana kubahwe na bose, kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho urubanza. Siko bimeze. Kirazira ya kabiri iravuga ngo muri Maraki ngo nanga batwikiriza urugomo umwambaro wabo. Icyo cyitwa domestic violence, ishobora kuba muri forume nyinshi, ihohotera mu rugo cyangwa mu muryango. Icya gatatu nanga divorce, nayo ni muri Maraki. Ibyo bintu bitatu rero bitubwira ngo abantu bakundanye bagiye mu rugo, ariko urukundo ntabwo ari ikintu kiri automatique. Ni nk'igiti, ni nk'umwana, ni ikintu gifite ubuzima. Hari umuririmbyi waririmbye ngo nta rukundo rutoha rutuhiwe. So abantu bagiye mu rugo, uraparika, wari umusore wigumira mu bigare byawe by'abasore, cyangwa wari umukobwa wigumira mu bigare byawe by'abagore, urugo rwawe rumera ibyatsi, rurasenyuka. Kuko hari ingeso mbi zigenda zizamuka. Hari abantu bakunda Imana kuruta uko bakunda ingo zabo. By the way, nta nubwo ari n'Imana baba bakunda urusengero. Umugabo yazanye n'umugore, nige wasabiye uwo mugabo, aramubwira ati umugore wanjye nagira mufashe kumukosora kuko uri na pastori. Guhera kuwa mbere kugeza ku cyumweru buri mugoroba bari ku rusengero. Dufite abana batoya kandi igihe wakazi nkora kansaba kuba ntari mu rugo imigoroba myinshi, simba ndi mu rugo kubera akazi nkora. Akazi yakoraga nari nkazi.
aba bana bacu bagiye kubingegera, mfite umugore wirirwa mu rusengero nako ugorobereza mu rusengero buri munsi. Nawe se mada wagerageje ukagabanyamo ibintu bimwe ukagira iminsi uboneka mu rugo ukanataha kare. Arambwira ngo mvure pastor mubwire ngo twebwe ntabwo turabangirikani, turi itorero ry'umwuka. Muri itorero ry'umwuka, turi itorero ry'umwuka. Iyo uri pastori wanjye wari kubyumva. Yahamagaye umujyanama utari we. Nabwira ni madame, ngiye kuguhanurira ntahumirije, uru rugo rwawe ruri mu marembera, nirusenyuka ntuzagire ngo sinakubwiye. Hari abantu benshi rero ingo zisenyuka atari uko ari abantu babi, ahubwo ari uko ari injiji mu kubaka ingo. Ariko hari n'abantu basenya nanone wansigaye ni kubera kano gatuti kacu, abapastori batigishije abakristo ko kubaka urugo rwiza ari intambwe ya mbere yo kuba umukristo mwiza no kubaka itorero ryiza. Umugabo yabwiye umugore twasenganaga hariya mu Giporoso, ari amasengesho twari dutangiye kujya dusenga amasengesho y'iminsi 40 namwe mujya muyasenga. Umugabo abwira umugore ati bwa buyobe niremera bwahaje, ati muhaye gasopo, ntazakubona wagiye muri buriya buyoba ntwane yazanye Remera, twe turabangirikanye. Ugiye kugorobereza iminsi 40 yose ugorobereza mu rusengero. Umugore araza arabimbwira, nawe nabizi mada, aho kugira ngo ugire urugo rubi wasenze 40. Genda ubwire umugabo wawe ngo Pastor Ntwane yambwiye ngo nambona muri 40 Remera azanca. Kuko aho kugira ngo ugire urugo rubi nahitamo kusengera kuri YouTube mu rugo, ariko ntugire urugo rubi. Umugore aragenda abibwira umugabo, yambwiye ati rwose witurize na pastor yagushyigikiye yanyirukanye. Ati yakwirukanye? Ati yambwiye ngo aho kugira ngo ngire urugo rubi nasengera kuri YouTube mu rugo. Umugabo rero ambera umwana mwiza, yambwiye ngo niba Pastor Ntwane ari wowe wakubwiye gutyo, noneho nanjye ndahinduye, nkuhaye uruhusa uzagenda usenge 40, kuko urugo nirutangira gusenyuka nzamutumaho akumfasha. Hari igihe natwe twebwe abashumba, nshimira Imana ko muri kino gihe turimo kuzamura inyigisho zo kubaka ingo, ariko ubundi ntabwo twakoze umurimo wacu neza ngo duhere ku kana k'agahungu kakiri hariya muri Sunday school twabwire ngo we petit, ubwo wambara ikabutura buri uzaba umugabo. Kandi ubwo uzaba umugabo, dore umugabo nyamugabo ukomera, utuntu dutoya tungana n'uko angana tugende tumubibamo izo mbuto, tubwire kano gakobwa ngo dore ubwo uri umukobwa uzavamo umugore, kandi umugore mwiza dore uko amera. Buhoro buhoro ugenda ubazamura kugeza igihe bazajya kubaka urugo bazi ibyo dukora. Rero hano Nyakubahwa Bishop, natwe dufite akazi ku developinga curriculum y'abubatsi ngo kuva muri Sunday school. By the way, ni ibintu nka 3 twagombye gushyiramo bizagira n'umumara igihugu. Ingo rwose zirasenyuka na leta irahangayitse, ariko umunsi tuzatangira kurema urubyiruko rwubaka ingo zidasenyuka, bazamenya ko hari itandukaniro hagati y'abubaha Imana n'abatayubaha. Reka twumve ikindi kibazo. Murakoze. Microphone igezehe ikibazo cya 3. Mwakwegera bari hano tugeze uburyo bwacu twakubonye hirya turahagaruka tugeze hano. Nitwa Abdias wa Jambo, ngewe naturutse hano i Kigali, mfite ibibazo 2. Ikibazo cya mbere ndibaza niba numvisha kenshi byahiriye mu muryango ku rukundo, cyangwa se ko tubana n'abandi bantu bikaza bikajya mu rukundo. Nkibaza ikibazo, kuki Kristo yavuze ngo iryo tegeko ryo gukunda ndigize rishyashya, cyangwa se ngo ndabe itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, kandi n'ubundi ryari rihari. Kubera ko ubwo narebaga nkabona icyo utegeko ya Mose yavugaga ngo umuntu nakugirira gutya muzamugirire gutyo, bikubwira ngo wenda aravugaga ngo umwiture icyo yakugiriye, ababwira ngo mukundane nk'uko nabakunze. Cya kabiri, kugira ngo mbitwarire icyarimwe, ubwo nibazaga icya mbere impamvu yavuze ngo ndirishyashya kandi risanzwe wenda abantu basanzwe bakundana bene amategeko yari arimo mu itangiriro. Ikindi nicyo nibaza, byose biva mu rukundo rw'Imana, cyangwa se urwo rukundo Imana dukunda ikibyinfluencinga ni iki? Ko ijambo ry'Imana rivuga ngo
cyangwa se tubona abakozi b'Imana benshi mu rukundo rw'Imana bakaza bakajya kubaza Imana icyo bagomba gukora, ndetse kandi tubwira Imana ngo ni mu nkunda nzaba muri mwe hanyuma namwe mube muri njyewe. None iyo umuntu ari mu rukundo n'Imana akenera wenda kandi mbyishyireho ndi mu bintu runaka ndimo, cyangwa mfite viziyo runaka nagize itari viziyo mbi cyangwa se itari viziyo runaka. Ese kuki bibaho ko umuntu afata umwanzuro kandi ari mu rukundo rw'Imana, akaba ari n'umuntu wenda spiritual father runaka, ni pastor n'undi muntu, cyangwa se katubivane kwa pastor tubigire ko umuntu ari umukristo agafata umwanzuro tukabona cyangwa se ukabona kutagenze neza, cyangwa se utabayeho, cyangwa se ukabona bibaye byo kwicuzwa. Hari ubwo kigera umuntu, hari igihe kigera umuntu akaba muri wenda mu bice bitatu, akaba ari mu rukundo rw'Imana, cyangwa se akaba ari muri uwo muntu we, muri we bwite, cyangwa se akaba ari mu yindi kamere ntazi ya Satani yari yamuteje. Ubwo nkibaza ngo ni kamere eshatu ko umuntu noneho yari mu rukundo rw'Imana, kuko batubwiye mbere ngo ikiri mu muntu nicyo kimugira. Nimba ngiye numva mfite iyo spirit muri njye y'ubumana cyane ko Kristo yarabatuye muri njye kubera urukundo, kuki nkenera gukora ikintu nkajya kubaza Imana? Byaba ari uko wenda icyo kibazo ndi kwibaza, byaba ari uko wenda se wibitubura. Reka nkusubize. Icya mbere, kuki Yesu yavuze ngo ni itegeko rishya. Kugeza ku gihe cya Yesu nta muntu wari warigeze apfira abantu. Na Paulo byaramutangaje, aravuga ati umva jyewe pe mbabwiza ukuri, uru rukundo rwarandenze, tahara wenda umuntu yaharahara agapfira umunyangeso nziza, wenda umuntu yapfira umukiranutsi, atari ko kubona Imana idukunda tukiri abanyabyaha. Urwo rukundo uzitegereze muri Bibiliya. Yesu aravuga ngo mukunde n'abanzi banyu, sibyo? Urumva arimo arakosora, azanyemo element, mukundane nk'uko n'abakunze. Noneho standard ayishyize hejuru. Urukundo mberetse muri Yohana 15 aravuga ngo nta ukunda nk'umuntu utanga ubugingo bwe ku bw'inshuti ze. That's the kind of love. Ni bene urwo rukundo. Niyo mpamvu avuga ngo ibi ndimo kubabwira ni akantu gashya ntikigeze kubaho, sibyo? Hanyuma icya kabiri rero buriya hari ikintu mujye mwiyibagiza. Umwuka w'Imana aba muri jye, ariko na kamere ntiyigeze yimuka. Sinzi impamvu abantu batajya babona yuko muri twe habamo simukade ebyiri, niko nyamvuga. Simukade ebyiri. Telefone yanjye ibamo simukade ebyiri, ya MTN na ya Tigo. Kubera ko zajyaga zideranjanya, imwe nayikuye kuri APR, ntushobora kumpamagarira kuri Tigo ngo byitabe. Cyakora iyo umpamagariye kuri WhatsApp bicamo, kuko ziraderanjana. Rero natwe niko tumeze. Hari igihe uhura n'ikibazo, simukadi ya Satani, kandi iyo yihuta vuba, simukadi ya Satani igahita iguha igisubizo ikitaba. Umuntu agutunza urutoki, Satani akagwita bakagutunga urutoki, ugahita urukubita. Imana igahweretse ururira urutoki kubisa urwigi. Sinakubwiye ko mudakubita abatunze intoki mu basabira umugisha, ukabyibuka nyuma, sibyo? No mu yandi mahitamo yose tugira, kuki tugomba kubaza Imana ibintu bibiri? Icya mbere nuko ya simukadi iracyarimo, nshobora gufata icyemezo kidahuye n'icyo Imana yashakaga ko mfata, kubera ko kamere yanjye yo yishimiye kujya hariya. Reka nk'urugero rumwe, inshuro zose nahinduye akazi mu murimo w'Imana, nabaga mfite imirimo ibiri bangikanye, kandi utari mu ivugabutumwa. Ni kuvuga ngo kuba ujya nta murimo utari uw'Imana ubaho, ni wowe wabaga urimo amafaranga menshi. Bwa mbere njya kuva mu bwarimu njya gukora muri GBI, byari bangikanye na direction ya ETI, English Teaching Institute yo muri ambasade y'Abanyamerika. Ariko nkumva najya mu Banyamerika, hariyo kashi, hariyo imodoka, hariyo inzu, hariyo no kuzajya muri retirement muri Amerika, byose package yabaga irimo. Hanyuma nasenga Imana igambwira ngo ariko gihe hariya niho mushaka, muri GBI hatagira na biro. Icyo gihe yatangiye nta na biro mfite, ubu nibura bafite biro, nta mushahara, nta biro. Namaze amezi 6 mpendahenda Yesu ngo ndeke nge hariya, hanyuma mufashe kubaka ibyahariye. Arambwira ati rega uri muratigiye, we nakubwiye ngo nyumvira ujye hariya, aho nakubwiye iby'amafaranga ubyihore, ntabwo ndi umukene.
urumva rero ni iki gituma tugomba kubaza Imana? Nuko rimwe na rimwe ibyo twibwira ko ari byo byiza kuri twe bishobora kuba ari nabyo byiza kuri twe, ariko si Imana igushaka. Uranyumva neza? Ntabwo umuhamagaro binavuga ko ariho hazaba hari amafaranga, ariko niho Imana izabigushaka. So jya ubaza Imana aho ujya. Ikindi cya kabiri gituma tugomba kubaza Imana, Imana yaduhaye promise yuko izabana natwe. Nigeze kubwira Imana, ariko wangiriye neza ukanyorohereza, njyewe sinshaka kukugora. Nindyama uzice uyugiye wa kera, niyuburure mbyuke rwose nakuze nsa na Yesu, byose wabitunganyije. Niba ari amasengesho y'icyumweru nzayakora. Kandi irambwira ngo niyo wakora n'ay'umwaka ugomba gukura buhoro buhoro, kuko ndashaka umuntu tuvugana. Ntabwo nshaka imashini inkorera, ntabwo nshaka robo, ndashaka umuntu. Burya Imana ikunda ibiganiro, ikunda abantu bavugana, bayigisha inama. Nyikoreza urugendo rwawe nzarusohoza, ariko we kumera nk'indogobe bagomba kuzirika icyuma mu kanwa, nzakugira inama. Rero inama, Imana yishimira kutugira inama, yishimira kutwigisha. Kandi uracyari muto, nubyimenyereza uzabona ko bigeraho bikaryoha. Uzi kwicara ukabuzi umuntu akakubwira ati ibi bintu Imana ni, ukavuga ati wari uzi ko mu mwanya twahoze tuganira hari ibintu yambwiye. Niba hari ikintu kizaguhesha assurance, kizaguhesha imbaraga n'icyizere, ni ukuba ugenda ukora iby'Imana yavuze kuruta gukora iby'ubwenge bwakubwiye. Reka twumve ikindi kibazo. Reka twakire pasiteri. Murakoze. Nitwa Aloys, ni umushumba w'itorero rya Foursquare Kabuga. Ikibazo cyanjye ni hariya muri Matayo 19 ku murongo wa 19 havuga ngo ukunde mugenzi wawe kuko bikunda. Ijambo Yesu yabwiraga wa musore. Yego. Iyi shusho y'umuntu gukunda umuntu nkuko yikunda, uhagaze ureba utwo nikundaho kugira ngo mbashe gukunda mu rugo rwego mugenzi wanjye. Iyo shusho ndashaka kugira ngo wenda usobanure iyo shusho, kubera ko ahananiza umwanya tumaze turimo tuvuga ku mugabo n'umugore, urukundo rwabo ukunda rugera rugakora divorce. Ku bantu bicuriki, ku bantu n'abandi kugira ngo ukore divorce n'abantu kubanga no kutabakunda, urumva bingana gute? Rero ndashaka kumenya iyo shusho Yesu azatubwira ngo ariko ubundi birashoboka. Nicyo kibazo nibaza. Ahubwo wewe wabipfobeje. Hari uwabajije ikibazo ngo kuki yavuze ngo mbahaye itegeko rishya. Uriya murongo yawukuye mu mategeko ya Mose. Uwa Yesu itegeko rishya azamura standard, aravuga ngo ya nukunda mugenzi wawe nkuko wikunda, ahubwo noneho umukunde nkuko nabakunze. Bivuga ngo ngiye gukunda ku buryo nshobora gutanga ubugingo bwanjye kubw'uyu muntu. Rero nubigarura mu rugo, nigeze kubivugaho sinzi niba wankurikiye, nubigarura mu rugo cyangwa n'ahandi ho no mu kazi. Ariko ikintu gishimishije muri no minsi n'isi itangiye kubizamura. Ubu ngubu ngewe nigisha leadership mu mashuri amwe namwe. Ubu ikintu kigezweho ni ikintu bita value based leadership. Ubuyobozi aho patron akunda abakozi kuruta uko abategeka. Kandi ntabwo ari ikintu gishya, kubera ko n'abantu bakera ubwo nyine abantu batangiye gusubira inyuma, baravuga ati ariko ni gute twakora leadership ifite imbaraga. Batangira kuzana icyo kintu bita ngo ni ethical leadership, value based leadership, ubuyobozi mbese bufite umutima, bukunda abakozi kuruta uko bukunda akazi. Noneho kuko abakozi babakunze bakagukorera cyane nk'abana bakorera umubyeyi. Mu rugo ho rero Yesu akarenza akavuga ngo ya nimukunda ni nkuko nabakunze. Ukabaza ngo se byashoboka? Uriya rero abakristo baranshimisha, akakubwira ngo ibyo bintu ntibyashoboka.
ubwo Imana yabivuze n'ubundi ntabwo yabibwiraga abamarayika, yabibwiraga abantu. Ubwo yabibwiye abantu bizashoboka, ahubwo ugomba kwibaza ngo ariko bishoboka bite? Inzira eshatu. Inzira ya mbere, Yesu yaravuze ngo umuntu nashaka ko umwigishwa wanjye aterura umusaraba we ankurikire, bivuga ngo urabanza ubambe ikintu cyitwa jye, kuko ubundi tuba dutumbye tureza agatuza. Hari umumisiyoneri witwaga Joe Church, muri bari Imana yakoresheje cyane muri revival. Uzasoma igitabo cye cyitwa Quest for the Highest azabona udukarita tubiri yajyaga akunda gukoresha. Agakarita ka mbere kari gashushanye, yari umwongereza, kari gashushanyeho I nkuru, I, donc bivuga ngo jewe jye Rutayisira Ntwane mwene kanaka. Nari ngiye kongeraho n'ibisekuru byanjye genze kubitondagura ariko si ngoma. Donc ugasanga umuntu yareza agatuza ntavugirwamo. Noneho Joe Church akavuga ngo ubundi iyo umuntu akiri umupagani abahagaze yemye ariko ngo iyo Yesu atangiye kuza muri wowe uragonda, ahari ya ikigonda ikavamo C hakajyamo Christ. Rero ikintu cya mbere kizadushoboza ni ukugenda dupfa, Yesu akagwira agakurira muri twe. Icyo ni icya mbere. Azakurira muri twe gute? Biranahuye, biranafatanye. Uko jyewe kamere yanjye igenda itakaza imbaraga, ndayisimbuza imbuto z'umwuka, arizo rukundo, ariyo mahoro, ari ibyishimo, kwihangana, ingeso nziza, kugwa neza, kwirinda, gukiranuka, ku buryo mbigira umuco w'ubuzima bwanjye. Icyo gihe iyo twinjiye muri iyo mikorere n'iyo mitekerereze, donc mbaye umuntu ugambiriye gusa na Yesu, ngambiriye kuba umuntu uyoborwa n'umwuka. Icya gatatu, ngambiriye kugenda ukwira ijambo rivuga. Jewe nshimira Imana ko jewe nakijwe nsomira ijambo. Ubundi nari umwirasi kabombo, abarokore barambwirizaga nabwo ibintu byanyu by'abaswa nta, ariko nza gusoma Bibiliya kugira ngo niyemeze gukizwa. Nihaye amezi 6 yo kuba nyisomye gatatu, kandi no muri university ibintu nigishaga byari ibintu nyine bya critique littéraire, mfatikaye n'ikaramu na Bibiliya yanjye. Amezi 6 nyisoma gatatu, nshakamo ibintu by'ibanze ntagiye kubabwira hano ko siyo nyigisho. Mfata icyemezo, ndibuka ibaruwa ya mbere nandikiye abasore twajyaga tugendana, nababwiye ngo ngiye kubaho uko Bibiliya ivuga. Ibyo yita byiza nzabyita byiza, ibyo yita bibi mbyite bibi. Nuno munsi niko mbaho. Maze imyaka 44 nkizwa. Ubundi nihaye principe ko buri mwaka ngomba kurangiza Bibiliya nibura inshuro imwe. Urero kubera ko ni mu kiruhuko cy'izabukuru nabigize kabiri. Nimbona bimaze gufata bikaba umuco nzongera nge noneho nkore gatatu. Hanyuma hasigaye mumbone nyine amaraso yanjye yarabaye Bibline yonyine, ibitekerezo byanjye ari Bibline. Nuko mumfashe tumushimire, mumfashe rwose dushimire Imana yakuduhaye mu gihe nk'iki kugira ngo ukomeze gufasha imitima yacu. Cyakomeje. Hari ikindi kibazo cyangwa barangije? Nta kindi kibazo, barangije. Kirahari kimwe gusa. Reka tuguhe ubwo muraharirana. Reka mbanze none namutanze. Muraharirana. Oya niba ari benshi reka nkore Oya ni kimwe gusa. Isaha yageze. Nari nabajije. Good. Reka twumve utari wabajije. Murakoze. Hirya hariya uru ruhande rwarenganye. Murakoze. Nitwa David Munyangabe, ndabaza ikibazo kimwe. Mu rukundo harimo kubabarirana cyane. Ndashaka kubaza ngo ni gute wababarira umuntu ukibabaza amarangamutima yawe kandi ubona nta na gahunda yo gusaba imbabazi, nta niyo kurekera, cyane cyane igihe hakurusha n'imyaka. Murakoze. Twari dufite byari biri no mu byo turi bwigiye umugoroba, ariko reka musubize kuko kibajije nk'ikibazo. Reka mbaze nkubwire inyungu ibamo. Ubundi buriya kubabarira ntabwo ubabarira ari ubifitemo inyungu. Ubabarira niwe wunguka. Uti kubera iki?
iyo ufite umuntu wakubabaje, niyo yaba atakubabaje cyane akakwita imbwa, ko hari igihe nyamwira ubundi umuntu akwisa imbwa, kuki icyo gitutsi mu kigira kinini? Umuntu yakurebye akwita imbwa. Hari umuntu wabwiye Yesu, aramubwira ati se urabona neza? Ati ndabona abantu bameze nk'ibiti. Kuki umuntu kwisa imbwa utavuga utari ko n'umuntu agomba kuba areba nabi? Arabona umuntu w'umugabo nkanjye akanyita imbwa. Rero reka nkubwire, umuntu akwita imbwa mu gitondo ukirirwa uri imbwa, ukageza nimugoroba ugitekereza ukuntu yakwisa imbwa, wajya no kurya bikanga kubera ko yakwisa imbwa, wajya kuryama wakwicura ugasanga ukiri imbwa, imbwa ikaba imbwa. None wese akakubwira ati ariko aho kugira ngo ubwo bubabare bukwizingireho bundekurire, uriya muntu mubabarire, kuko icyo kintu iyo ugikoze kandi ukagikora ugikuye ku mutima nk'ubwije ukuri, akakubwira ati kandi Satani nakomeza kukigarura umusabire umugisha. Nabonye ikintu kivura biriya bintu. Burya Satani ni umugome, arabizana, yabona uko abizanye utangiye gusenga umusabira umugisha, akavuga ati ni muri uriya muntu yaducitse. Uko tubizanye asaba umugisha. Kandi burya uko dusenga Satani waba yitegereza. Sinzi ukuntu asoma mu mwuka ibyo turimo gukora, ariko icyo nzi ni kimwe: iyo utangiye gusabira umugisha bagukomerekeje, gukira kwawe kurihuta. Ni ibintu nakoze jyewe ubwanjye, ni ibintu nakoresheje abantu kenshi. Rero n'uwo muntu Petero yigeze kubaza Yesu, aramubwira ati se mbwiza ukuri koko, umuntu nankomeretse nzamubabarire 7? Aramubwira ati 7 gusa, uzagire 77. Nkubwije ukuri, nubabarira umuntu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ukazageza kuri 500, bizaba bimaze kuba umuco, nta n'ubwo uzaba ukibyibuka, uzaba warahindutse umunyembabazi zihoraho. Uwo muntu rero ukomeretsa, yaba kurusha imyaka waba uyimurusha, mubabarire, wikomereza ubuzima. Nurangiza uvuga ati rega uriya niko yabaye, ati arakomeretsa gusa, ni rwararikamirambo rwamutababarira. Hari abantu bameze baryo, aho anyuze hose agomba kuhasiga inkomere, nawe ukaba victim. Rero uzica byo uvuga uti jyewe ntawe uzangira victim. Rero rwose murambibwira abantu, navukiye hano nkurira hano, ibyo mvuga mbifitiye ibihamya, ntabwo ushobora kungira victim. Uraza nuntuka mbihereze Yesu, nunyicira ibintu mbihereze Yesu, nunyicira amahirwe nkuko bamwe bajya ngo yanyiciye amahirwe yanjye ntabwo wowe ushobora kuyica. Wicaye iburyo Yesu akampa ibumoso. Haleluya, haleluya. Rero imbabazi zacu nicyo nendaga kuganishaho, ziva mu gusobanukirwa neza ko umwanzi wawe nta kontrole na nkeya afite ku buzima bwawe rwose. Nk'umuntu wavukiye ino nkakurira, njya mbwira abantu nkavuga nti kuba ndiho si uko habuze abashaka kompfa, kuba ntarapfuye si uko babuze uburyo bwo kunyica, nuko Imana itashatse kumva. Amen. Umunsi nzapfa uzamenye ko ari Imana yampamagaye, ntabwo ari umwana w'umuntu uzaba wanyishe, niyo yabigambirira, kuko hari benshi babigambiriye ntibyakunda, ariko ubu babigambiriye bigakunda, ni Imana yabimpamagaye ko buri muntu wese agira ikizamukura ku isi, nanjye ndimo. Ayo mashyi muyongere cyane rwose, muyongere cyane rwose. Ubabarira abanzi bawe, basabira umugisha ko ntacyo bazagutwara, nabo bagukomeretsa cyane cyane. Rero burya igikomere kiryana cyane ni icy'abantu bakwegereye, inshuti, abavandimwe, ababyeyi. Hari ahantu Dawidi yavuze ngo yaba ari n'undi wabinkoreye, ngo inshuti yanjye magara twajyaga dusangira ngo ubonye ngo wari inkorera ibi ngibi. Igikomere cy'inshuti kirakomera cyane. So reka ngira ngo umuyobozi wa gahunda, sinzi niba ari wowe cyangwa ari undi, nimwe muza kutubwira igihe turangiriza.